Umubyeyi yatangiye gucikira amazi ni ahantu batangiye kuvuga ngo umubyeyi ntabwo wemerewe guhana umwana muri ubu buryo warezwe nk'ikitabashwa, warezwe nk'aho we ku giti cye yifatira imyanzuro. Umwana akaba uri mu myaka 15 12 ariko ugasanga we ku giti cye ababyeyi bamuhaye ubushobozi, ababyeyi bamuhaye uburemere bw'itegeko ryabaye ibintu beranga. Noneho ahantu mu gihe azagira akahe gaciro mu gihe umwana aza mu rugo ava mu rugo akaza ku ishuri afite ububasha budasanzwe. Uyu mwarimu azagira akahe gaciro igihe noneho n'umubyeyi mu rugo yatangiye kubwira bakunzi ba KGG TV Rwanda nipanje kubasuhuza none nk'uyu munsi kandi bashimira ko mwahisemo neza gukora subscribe kuri KGG TV Rwanda, mukomeze rero mubane natwe umunsi ku munsi. Hanyuma uyu munsi tuje kugana ku ngingo igira iti mperutse kumva inkuru bavuga ngo hari umwarimu wishwe n'abarembetsi. Inkuru yo ubwayo ntago ndibuze kuyinjamo deep, ariko ndashaka kuza kugana ku kintu cyitwa umwarimu w'iki gihe na mwarimu wa kera, imibereho ya mwarimu w'iki gihe na mwarimu w'imibereho ya kera, icyubahiro mwarimu wa kera yahabwaga n'icyubahiro mwarimu w'aka kanya ahabwa ni ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu cyabaye umwihariko kubera ko twagikoreye ku muhanda wa gari ya moshi. Niyo mpamvu rero uyu munsi nza kubaha ibintu bishyashya. Tukibaza ngo aba bana b'abanyarwanda cyangwa se abana bacu turi kurera muri ubu buryo, aho umwana ahabwa byose, aho umwana afata ikintu uko abishaka, agahitamo icyo ashaka, agahitamo ibyo kurya ashaka. Merutse kugana n'umubyeyi arambwira ati numva ari guhamagara umukozi, aramubwira ati abwira umukozi ngo urateka iki, hanyuma aramubwira ati turateka iki n'iki, hanyuma umwana arabyanga. Tukibaza uyu mwana wahawe ubu bushobozi bwo guhitamo icyo ashaka, cyo gutegeka icyo ashaka, uyu mwana azavamo umuntu ukomeye mu ruhe rwego? Ese danamara kuvamo uwo muntu ukomeye bizagenda gute? Kuko nusanga uzasanga abantu benshi bamwe na bamwe bibaza ngo ese uyu mwana warezwe muri ubu buryo, warezwe nk'ikitabashwa, warezwe nk'aho we ku giti cye yifatira imyanzuro. Umwana akaba uri mu myaka 15 12 ariko ugasanga we ku giti cye ababyeyi bamuhaye ubushobozi, ababyeyi bamuhaye uburemere bw'itegeko ryabaye ibintu beranga. Noneho ahantu umubyeyi yatangiye gucikira amazi ni ahantu batangiye kuvuga ngo umubyeyi ntabwo wemerewe guhana umwana wawe wabyaye. Umwana wagiriye ku gise ukanga kumuhana, bikangwa ko umucyaha, bikanga ko umuhana. Umwana burya wahanwe, umwana wacyahwe buriya biba byiza cyane iyo nibura umenye ngo umwana bigenze bite. Uyu mwana rero wahanwe, umwana wagiriwe inama, umwana wafashijwe kumenya ngo ninkora ikosa ndaza guhanwa, ninkora iki kintu ndaza guhanwa, biraza koroha cyane ko we yakumva. Ariko umwana w'iki gihe wahawe ubushobozi bwose, yahawe ububasha n'abantu bakuru tutagira, rimwe na rimwe kumbwira ngo azavamo umuntu ukomeye biragoye. Hanyuma uyu mwarimu tuvuga ngo ese mwarimu wa kera ko yubahwaga, nge ndibuka ko najyaga njya ahantu bakavuga ngo iyi nzu ni y'umwarimu, ukabona ni inzu y'igitangaza, ni inzu kabisa nziza cyane. Ariko aka kanya usanga umubyeyi w'iki gihe umwarimu w'iki gihe bigoye ko yaba ahantu hihagazeho. Mwarimu w'iki gihe niba ahembwa amafaranga 150 ari umwarimu wo muri leta, kugenda byonyine kugira ngo abashe kubona icyo gutungisha abana, abashe kubona ikintu aza guha abana bo kurya, no kwishyura abana school fees, no kwishyura rimwe na rimwe amacumbi, rimwe na rimwe ahubwo hakabaye hajyaho programme zifasha mwarimu. Bavuga ati nibura inzu ya mwarimu ahava akagera agomba kugira nibura iyo credit y'inzu, nibura akagenda kubaka inzu iri hariya, bakavuga ati aya ni inzu y'urugo rw'akanaka rw'umwarimu. Ariko iki gihe urajya mu nguzanyo mu mwarimu sako, ugasanga barakuguca amafaranga menshi ugahabwa n'amafaranga makeya. Biragoye ko mwarimu cyangwa se mwarimu mu mwarimu sako yahabwa miliyoni 100 ngo agende abe yagira ikintu yikorera, ndetse niyo bayamuhaye usanga bari kumwishyuza amafaranga menshi cyane y'umurengera. Hanyuma rero tukibaza ngo umwarimu w'iki gihe azagira akahe gaciro mu gihe umwana aza mu rugo ava mu rugo akaza ku ishuri afite ububasha budasanzwe. Uyu mwarimu azagira akahe gaciro igihe noneho n'umubyeyi mu rugo yatangiye kubwirwa ko atagomba guhana ku cyaha umwana we. Uyu mwarimu wabayeho muri ubu buryo azigisha umwana afate.
mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, tuzajya dukomeza tuganira ku myitwarire y'abanyeshuri b'iki gihe. Ese mubona abanyeshuri b'iki gihe bazavamo abantu bakomeye iki gihugu cyacu kizakenera, ku buryo hazavamo abantu b'aba engineer bashobora kubaka bene iyi mihanda, ariko umwana warezwe nk'ikitamambuga, umwana warezwe nk'ikitabashwa, umwana warezwe aha adashobora gushyira umutima ku kazi, ashira umutima ku masomo aho yiga kuko yabishatse, biragoye ko twazabona aba engineer bubaka umuhanda nk'uyu nguyu wa gari ya moshi. Iyi rero ni KGTV Rwanda, mukomeze mukore subscribe.